murakaza neza muri bar restaurant Best Bel Air. Uyu munsi guhera saa neza mu gitondo tuba tubafitiye petit déjeuner zinyuranye, icyayi, cafe, omelette n'ibindi. Ku manywa tuba tubafitiye plan spécial nziza cyane ziteguranywe n'ubuhanga bijyanye n'icyifuzo cy'abakiriya. Tunagira kandi amasalade meza mutasanga ahandi. Twakira ibirori nka anniversaire, mariage civile, ubukwe n'ibindi byinshi kandi ku giciro kinogeye buri wese. Mwatugana muri bar restaurant Bel Air hano i Remera ku Gisimenti hafi yo kwa Nyirinkwaya, cyangwa mukaduhamagara kuri 0798435595. Ibi byose kandi twanabibazanira aho muri hose. Vanessa, umwana wanjye nani sonora tinyuka mucira guriye ubwo se umwana wanjye agize ikibazo wambwira iki Jessica wowe utinyutse umara bino ndima ndakurwanira Vanessa nukuri kwimana n'umushake mu nyumbi nge nta mutima mubi mbafite kandi nukuri kwimana nta n'ikintu kibi ndi kubagambirira nukuri kandi iyo mbafite ikintu kibi ndi gupanga cyangwa se mbateganya ni mama y'Imana nagomba ndi hano kandi ndabarahiriye nta kintu na kimwe nigeze mvuga nukuri nta kintu na kimwe nigeze mvuga urambwira ko nta kintu nigeze ubwira amabukwe imbere y'Imana ishobora byose niba hari ikintu navuze Imana ikatijuse aka kanya mbese uri muri gahunda yanjye oya ariko bandusa imbabazi mukuru wawe mwanshinze sinabashaka hano mwumvira mu rugo mwumva reba gusa imbabazi mukuru wawe pe sisi kwa cumi na kumwe bano birenze cyane rwose mwiriwe mwiriwe namahoro bose tumeze neza cyane aho umeze ute ndaho umuntu yabavugisha bijyanye nari nciye kuri ofisi bambwira ko muri hano hari raporo bagira mugezeho hari bitari kugenda neza sinzi hari fagitire ko twabahaye ariko ntabwo twabonye resulta zazo ko bikwiriye nta payment wabonye zazo ntayo are you sure anyway business into business okay reka ndebe izo ntuza
hari hagezemo izo. Yego. Okay. Sawa. Uragenda muri ofisi. Hari check za baraziguheza. Sivyo? Umva nari nazibonyeho kare 780 I think, right? Hararenga aho duke ariko nta kibazo. Uvugane na accountant ayaguhereza. Okay. Aragusinyira check zirateguye. Already nayisinye just umbwira guhereza check yawe. Sivyo? Murakoze. Ntacyo. Ikindi bwo manager azakuvugisha. Ariko twizere ko ibintu biri kugenda neza. Tumeze neza cyane. Kandi mukozi iraryoshye? Ya, mukomerezeho gukorana na BRL kabisa. Turishimye cyane. Murakoze cyane. Sawa. Se bro. Kwereka kenshi ukunda kwibanda kuri business y'akabari. Si kuyibandaho cyane ko n'ibindi se mbikora. Ariko nyine ngira focus cyane nka making sure ko ibintu bya nyine bigenda neza kandi mbabona business nziza by the way. Birinjiza ukumva urishimye. Tamam, necessarily like uranyisi nkicara full time. Nase. Kuki utatekereza kuri ya business nakubwiye? Wareka kwibanda ku bintu by'uto ukatugira ariko na business nakubwiye ukayibanda. Nina mitaraga agakecuru. That is your my brother. Yeah, sure. Tugomba kubikora cyane. Rose. Bite? Meze neza. Amahoro. Ubonye ibyiza byacu se. Aha. Wari wabonaho cyana kingaga ikiri. Okay. Wari wahabona. Ese ubundi uzi nyakubyaro uri muramo? Ya ndayizi. Sure. Yeah. Okay. Ndayizi cyane. Uyu rero niwe komanda wawe. Uri mututsikazi ngayo kuko aba yabimbwiye uriya. Izi ni Bujumbura. Nizo bagira cyane. Kandi so kuri umushoferi utembera ukagerayo cyane. Arane mu rugo. Niyo mpamvu ntangari impamvu cyari cyo wasabye. Muri inshuti cyane. Ntandi ro wayisanga atari iwacu. Aha. Kararya cyane. Atari hano muri BRL. Hano nta handi wayikora. Muri kino gihugu cyacu. Ndakubwiza uko. Zaze ngo kurwa gasabo rwose nugira handi hano yibona. Ubwo nyine nzaba ntazi gucuruza. Mama. Miremo. Umuntu ndagushaka umutuvugana. Umutuvugana ndagushaka. Ntabwo wambwira abakitse. Come in. Please, greet my partner. Na manager nagumusuje. Ntabwo ari ngombwa ngo ino ndagushaka niko ndikubwira. Nagomba ikinyarwanda. Bro, ndumva mama wawe. Izi nshuti mbwira musuze nizo zikwisha gasuzuma umusuzuma. Ngo ino ndagushaka. Icyubahiro kuri iyi si ni mama. Okay? Ya numwumve. Mama wambwiye hanga. Mubwirira. Mbwira amatwi arimo arumva kuko ndi mu kazi urabibona ntabwo uzi icyo arimo gukora ahangaha. So please go on. Okay. Ubwo ushaka ko ngubwira aha rero ntacyo bitwaye. Ndashaka kukubwira ko yego. Ndakumva. Uri kunyumva? Ndakumva. Amatwi yombi kandi yose arafunguye ku bwawe. Ntabwo nshaka uyu mukobwa muri business yawe. Ngo iki mama? Ntabwo nshaka uyu mukobwa muri business yawe. Ntabwo mvuga ikinyarwanda mvuge hari undi rimo wawe. Mama. Gute utamushaka ahangaha? Ni manager ahangaha, ntari ahangaha abahari. Ni uyobora ukureba bisa neza gutya niwe byose tubikesha. Okay, reka tubyoroshye noneho. Yego? Kubera yuko nshobora kuba ikirimo ndi kukubwira mutacyumva.
kandi ukaba utansobanuriye icyo ushobora kuba wumvamo kugira ngo abe aricyo nkubwiramo, ntago mushaka muri business yanjye. ko hari icyo ntari gusobanukirwa. Ko mama my brother Ni mama wawe. she's my mom. Kwirika dushaka manangeza. Nanjye ubu binyobere. Ni ikihe kibazo kirimo? Gusubiriremo. Ntago nshaka uyu mukobwa mu mafaranga yanjye. Ntago wumva Ikinyarwanda. Nzi kuba wabiza kubivuga niba ikize ibyo bisobanura iki. Ubu urambwira ngo ushaka amahanga wambaye akazi. Wowe wambaye akazi. Bize? Ntabwo wumvise n'amatwi ugira. Bro, what's happened? Ndashaka kukubwira yuko uyu munsi wowe yego wasuzuguje cyane, umutima wanjye urashenguka, ariko kuri no nshuro noneho kuri no nshuro biramenyekana imbwa n'umugabo. No mama, ni inshuti y'umuhungu wawe. Shata. Wowe bije mute? Sorry. Gasiya nkawe wowe. Sorry. Ako mama, si buri muntu wese usanze ahari hose umwita uko wumva ushaka, buri muntu wese umubwira uko ushaka. Imico yo mu rugo yigumane mu rugo, ndakwinginze aha ni ku kazi. Jya umenya aho ugomba gukandagira naho ugomba kugarukira. Please. Imico yo mu rugo siyo mico yahe? Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko Please. Niwe nakubwiye ngo uceceke. Ndashaka kuvugana n'uyu muhungu. Wowe ibyi business urabizi? Okay. Ego, urabizi? Ugura mamwe mwicaye murimo murakina amafaranga yanjye yaba yarababwiye yuko iyi business ari iye? Yaba yarababwiye ko ari iye? Nashatse kukubaha kugira ngo tubishyiremo discipline. Yego, niwabyemera. So wowe ushatse ngo kuri ngushyire hanze. Muhungu wanjye, c'est-à-dire Mama. C'est-à-dire ngiye kugusaba. Ushatse kuvuga iki? Wowe urashaka kunyibutsa ko ari umuhungu wanjye kuruta uko mbizi. Uzi icyo ngiye kugusaba? Biragusaba kujya muri studio ukagenda kuri recording iyo ndirimbo. Iyihe ndirimbo? Iyo ndirimbo uri muraririmba. Kugira igihugu cyose kibashe basi kuyumva. Bitari ibyo. Mama, genda kubwiza ukuri. Hari ibyo ugiye guhomba pe. Kandi by'ingenzi mu buzima bwawe. So uvuze ngo business yawe. Yes, business yanjye. I'm leaving. Bro, don't go. Surrender. Oh no, Mama. Oya. Niki kindi cy'ingenzi ukeneye? Reka ngusigire ibyawe. Ntabwo umuzi uzanye ya mico yawe yiyo yose utangiye ku kazi. Oya, mbabarira. Mama, reka mbigusigire basi ugira amahoro wishime. Come on. Siko bimeze. Wanyumvise nabi. Nkeneye kunyumva. Ndagukunda masa, ndagukunda cyane. Don't cry. Bro, calm down. Okay? Uyu ni mama wawe. Ibibagiza byanjye urumoto ntiwagira. Umaze kubona ko ari we mwizerwa mw'isi no mu ijuru.
rero sheri ubu ngubu umaze kubona ko ari njye wari warakosheje ari njye utarakwizeye umbabarire kuko umaze kubona wowe ntari biryawe ubu ngubu mbese ibintu ubu umaze kubona ko uri umwizerwa kurusha abandi bantu bose nakwizera kugira nta kibazo turi hano twenyine ni njye nawe ubu mana ajyanye cecekana n'isoni maze ngo ngwino ako Jesse koko Jessica ndyamane n'umugabo wawe si waba uzi uburemere bwo kwibona njyewe ndyamanye n'umugabo wawe ku buriri ukuntu bingana ruri ikigoryi ntutekereza wamaherewe nurangiza urenge kuri ibyo bintu byose uzunyita indaya mbabarira ceceka iryo jambo no komeza no kugira mu matwi yanjye kuko waramemukiye wowe wambabaje soni mufashe nemere ibintu mbwiye mbikore nijujuta Jessica byose mbikore uzi ukuntu umugabo wawe nyanga uzi icyo ndi cyo muri uru rugo ese utekereza ko njyewe nta hazaza mfite utekereza ko ubuzima bwanjye ubu ngubu nari nabushize mu byago Jessica nkagufasha nkagukorera ibintu byose ku murongo kugira ngo umaranire ibyishimo byawe warangiza ukarenga inyuma y'ibyo byose ukanyita indaya nitanze nkaryamana n'umugabo wawe ese buriya byuka akansanga ndyamanye nawe akamfata nari kwitwara n'uri kubigenza nde kwari no kunyica Jesse uri umugome ntushyira mu gaciro basi mbabarira ari wowe mva imbere nta mbabazi mfite zo kuguha mbabarira nanjye ni umujinya wabinkoresheje ni umujinya urabizi ko twari twabipanganye mbabarira Jesse mbabarira imbere I said get here! Noneho maze kugufatisha maze kubona ko ndi umwizero good neza amahoro n'ibisanzwe uri nshaka ko biriya bintu byose birangirira hano biriya bintu nta ruhare nabigizemo abahungu banjye nibo babikoze ntabwo nari nzi ko byagenze kuriya rero Frank ntutekereze ko mu mutwe wanjye ngenda igicucu ingaruka z'ibi byose ni wowe uri kunyangiriza akazi kanjye kari gupfa kubera umujinya wawe w'amafuti uri kunyicira akazi idiot never
Wiri ndarengana mani